ni amashusho akomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni amashusho benshi mu banyarwanda bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, ndetse ubona ko benshi bakunze kubona uyu mwana umwuzukuru wa nyakubahwa His Excellence Paul Kagame, ndetse akaba umukobwa mukuru, umukobwa w'imfura wa Ange Kagame ndetse n'umugabo we witwa Bertrand. Ngira ngo aya mashusho ushobora kuba wayabonye, ariko se ukibaza ubundi byari byagenze bite kugira ngo tubone uyu mwana abyina gakondo? Bimwe mu bantu benshi hano muri iki gihugu umubare mwinshi wamukundiye, ndetse benshi bagiye batangaho ibitekerezo banavuga bati ibi bintu ni byiza rwose, ni byiza kubona umwana wa Ange Kagame azi ndetse ashoboye kubyina bigeze kuri uru rwego, ndetse akaba yaratojwe umuco w'abanyarwanda akiri mutoya. Ngira ngo iki gitaramo cyabaye ku munsi w'ejo, aho uyu mwana nyine yagaragaye abyina ashimisha benshi mu bari bitabiriye iki gitaramo, harimo nyakubahwa First Lady, harimo mama we Ange Kagame, harimo ndetse n'umuhungu wa Perezida Paul Kagame witwa Ange Kagame, ndetse harimo benshi mu bayobozi ba Green Hills, ndetse benshi bagiye bibaza bati ese hari habaye iki, cyangwa se iki gitaramo cyari cyabaye ni ikihe? Iki gitaramo rero cyitwa Ikivi Rwanda Festival. Navuga ko ni igitaramo kiba muri Green Hills. Ngira ngo Green Hills ku bantu mutayizi cyangwa se mwayumvisheho, ni kimwe mu bigo byiza, ibigo by'abakomeye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko ari ikigo cyiza cyane, ndetse ari nacyo kigo cyabereyemo iki kirori cyitwa Ikivi cyangwa se iki gitaramo. Ndetse uyu mwana wa Ange Kagame, umwuzukuru wa Perezida Paul Kagame, umwana Kagame akunda cyane, umwana navuga ko ufitanye amateka yihariye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse navuga ko benshi mu babonye aka kana karimo kubyina bagiye bavuga bati uyu mwana rwose ni indorerwamo ya benshi mu bana hano muri iki gihugu, ndetse ni umwana ushimishije, ni umwana wagaragaye kenshi ku mbuga nkoranyambaga, yakunze kugaragara rimwe na rimwe. Ngira ngo niba mwarabonye hari amavideo yagaragaye uyu mwana, akavideo kagaragaye uyu mwana arimo kubara mu kinyarwanda, kuko benshi ntabwo bari bazi ko azavuga ikinyarwanda bitewe n'uko yavukiye mu muryango nyine udasanzwe, umuryango ukomeye, umuryango wa Perezida Paul Kagame. Ndetse uyu mwana yakomeje kugaragara kenshi cyane, Kagame amujyana muri stade bajya kureba umupira, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye akunda kugaragaramo, yitwa Abe. Ndetse uyu mwana akaba ari umwana nyine nk'uko nabikubwiye mukuru wa Ange Kagame. Uyu mwana navuga ko ari umwana wagiye agarukaho n'ibitangazamakuru n'ibinyamakuru byinshi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ubona ko abantu benshi inkuru bayishimiye, ariko abantu bakibaza bati ese Abe yaba yiga muri Green Hills? Kubera ko niho yagaragaye n'ubundi abyina. Ni ukuvuga ngo Green Hills irimo itorero nyine ribyina gakondo, ariko rikaba rifite n'itorero ry'abatoya, abangaba nyine wabonaga bari kumwe n'uyu mwana wa Ange Kagame. Navuga ko ari itorero noneho ry'ibibondo, abiga nyine muri iriya myaka yo hasi cyane. Ubona ko ari iryo torero cyangwa se ariyo groupe yari arimo, byari ibintu byiza cyane. Ndetse umwana wa Ange Kagame nawe yiga muri iki kigo cya Green Hills, kimwe mu bigo byiza iki gihugu gifite, ndetse ni ikigo navuga gifitanye n'umwihariko cyangwa se umubano ukomeye na Madame Ange Kagame, Madame First Lady witwa Jeannette Kagame, ndetse kubera ko yari yanitabiriye iki kirori, ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere yari akitabiriye, kubera ko na graduations nyinshi zibera muri Green Hills aba hari. Byari ibintu rero bishimishije cyane, benshi mu banyarwanda bagiye babikunda. Ariko bigeze kuri Perezida Paul Kagame ibintu bindi, kubera ko yashimishijwe cyane bikomeye n'iyi performance cyangwa se n'iyi myiyereko n'ubu buryo uyu mwuzukuru we yari arimo kubyina. Ngira ngo iyo bigeze kuri Paul Kagame ho biba biri special, kubera ko Paul Kagame we ubwe ku giti cye ni nawe witangarije umubano wihariye afitanye n'uyu mwana, umubano navuga ko
ari umubano udasanzwe ndetse umubano navuga ko wihariye cyane. Ni perezida wanabigarutseho ubwo yagiraga ikiganiro na televiziyo 10 cyangwa se TV10 asobanura ko ngo ubunsi hari umunsi nyine n'amateka yari arimo kugenda aganiriza abantu ababwira umubano nyine afite wihariye n'uyu mwana umwuzukuru we, ubwo yarabajijwe nyine buryo ki abanye n'abuzukuru be, niko gusobanura uyu nguyu witwa Abe avuga ko ari we bafitanye umubano wihariye cyane ndetse bakunze kubana igihe kirekire kugeza naho uyu mwana amwita papa. Ni ukuvuga ngo we ntago amwita sogokuru nk'uko twebwe tuba tubitekereza, ahubwo baravuga ngo anyita papa, ndetse navuga ko ashobora no kuba atekereza ko ari njyewe papa we kubera ko dukunda gukina, dukunda kuganira ndetse kenshi tuba turi kumwe iyo ndi mu biruhuko. Rero aza gushyiraho story avuga ukuntu uyu mwana yaje kumusura muri office hariya muri village Urugwiro, hanyuma yamusura akaza kubona umutiba w'inzuki. Ngira ngo abantu nyine bahise bibaza ukuntu kwa perezida haba y'inzuki, hariyo rero ngo umutiba haje inzuki barangije bawukorera umutiba, hanyuma nyine zijyamo, then uyu mwana ajya gusa n'uzikinisha, hanyuma perezida aramubwira ati witajya gukina n'inzuki zikakudwinga. ubwo ngubwo uyu mwana rero kubera ako kantu kabaye, abantu bajya baza gusura perezida Paul Kagame ari kumwe n'umwuzukuru we bamubaza bati ese papa akora iki? Ubwo nivuga papa nyine wumve perezida, kubera ko uyu mwana amufata nka papa we cyangwa se amwita papa. Arabasubiza ngo papa ngo ni umuvumvu cyangwa se nyine ni umuntu ureberera inzuki. Byabaye story nyine yasekeje abantu cyane, baravuga bati ni ibintu nyine bitangaje kuba umwana amufata gutya, ariko ni Abe navuga ko n'umwana avutse akenewe, avuka akumbuwe, avukiye mu biganza bizima, mu muryango mwiza cyane, mu muryango wa perezida Paul Kagame, umwe mu bagabo navuga ko babaye indashyikirwa mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda, umwe mu bagabo bacunguye ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse agacungura n'abanyarwanda, umwe mu bagabo bakoze igikorwa navuga ko kitashobokaga mu maso y'abanyamahanga, umugabo wazanye ubumwe bw'abanyarwanda nyuma yo guca mu mateka atari meza, mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. akaza rero uyu mwana azira muri uwo muryango uyobowe n'uwo mugabo. Byari ibintu byiza cyane, ndetse ya mwana wari ukunzwe na n'ubu ngubu ugenda ubibona ko ahantu hose bagiye uyu mwana aba hari, ni ibintu byiza cyane. Uyu mwana rero yakomeje nyine gutangaza abantu, baribaza bati se uyu mwana ibi bintu yabyigiye he, abyiga ryari? Ngira ngo nubwo nyine ari umwana nyine wo mu muryango ukomeye, umwana wo mu muryango wa perezida, nabo baba bafite igihe nyine, baba bafite schedule cyangwa se ingengabihe y'umunsi wabo ko uri buze kugenda. Muri iyo ngengabihe rero harimo igihe cyo kwiga. Mu gihe cyo kwiga ku ishuri hari umwe mu barimu bigisha ibya gakondo muri Green Hills, nawe yabisobanuye avuga ko nyine bagira igihe cyihariye cyo kwiga gakondo kuva nyine mu myaka yo hasi kugira ngo bige umuco bawusobanukirwe, hanyuma bazawukurane. Ni muri uwo rwego rero uyu mwana wa perezida Paul Kagame nawe uyu mwuzukuru wa perezida Paul Kagame nawe yisanze muri iri tsinda cyangwa se muri iri torero. Birangira rero abaye umwe mu baza performinga kuri uyu munsi witwa Ikivi Rwanda Festival, cyangwa se uyu munsi utegurwa na Green Hills. Byari ibintu byiza cyane, abantu babikunze ndetse babonaga ari ibyishimo. Ubona Jeannette Kagame rwose we byari byamurenze, ubona Ange Kagame nawe yarangaye, ubona ko ari ibintu byiza byabashimishije. Byakomeje kugenda nanone bigarukwaho n'abatari bakeya hano ku mbuga nkoranyambaga. Umwana nyine ukunzwe, wizihiye abantu, umwana nyine ufite ubwuzu, ubona arimo kubyina
ukabona nyine ntabwo atana cyangwa se asigara n'abandi, ukabona n'ibintu bizaba ari byiza mu minsi iri imbere amaze kubimenya neza, ndetse byinshi byavuzwe, benshi bamushima ndetse benshi bashima uburyo ki ya performance neza. Ngayo nguko rero nuko inkuru iteye, nuko byose bihagaze, amakuru yari ayo ngayo. Ngira ngo bakunze ba Mega TV Rwanda ndabasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dutegura bijye bibageraho 5 kuri 5 kandi bibagereho ku gihe, ndetse ciao bye bye naho utaha.